nakuze bambwira yuko mama yakomeje ajya mu gihugu cya Malawi. Ubwo rero mu gihugu cya Malawi naravuze ati wenda ashobora kuba yaragarutse mu gihugu cy'Ubugande, reka nanjye mfate inzira ngende njye kureba ko wenda narangisha ndebe ko namubona, ngende mbaririza ndebe ko namubona. ubwo wari ufite imyaka ingahe cyangwa hari mu uyu mwaka? Hari mu mwaka 2018. Yego ugere Bugande gusa wajya utanga amatangazo, wagiye ubaririza, tubwire urwo rugendo rw'umusaraba rurimo ngaho muri icyo gihugu. Nagezeyo ngenda mbaza buri umwe wese bahita se uwitwa Irankunda Alfonsina ntago mwamumbonera mukandanye cyangwa se mukama makuru yo nyirizina y'ahantu yaba aherereye. Uwo mbaje wari wese akambwitereka ntabwo tubizi. Bigeraho numva birandenze birambabaje, ndavuga iti ariko Imana niyo nkuru, byange bikunde nzamubona cyangwa se nintamubona ariko bizangora umutima. Waje kuva Bugande gutugaruka mu Rwanda? Kugira ngo ngaruke mu Rwanda byageze mu nzira ndende, nagiye nshakisha ngenda mu muhanda numva yuko nagenda nsaba ifoto umuhanda, naje ngenda nsaba ifoto mu muhanda kurinda kugeraho ngeze ndi gushaka gusatira umupaka. Baramfashe bambaza Yes, nyamusuzo kanezera kumeze neza aho uri hose mu cyo gitandukanye, urasirazuba, irengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, of course cheke show isya nabana ukiranye na Kigali News 150 twizere ko bumeze neza. Hari umudukurikira mu bice bitandukanye, dusura mu majyi atandukanye, nezere ko abadukurikira bari mu Rwanda mumeze neza, ingabo z'igihugu mwese ndabasuhuje, ndabakengurukiye, yaba na polisi n'izindi ngabo zose mwese ndabasuhuje. Abarundi mumeze gute? Abadukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye mwese byo kwisi mumeze mute? Kansuhuze abantu bo mu Mutara mu karere k'Iburasirazuba mwese mu duce twose murimo ndabasuhuje, abo mu majyepfo mwese ndabasuhuje, mu majyaruguru ndabasuhuje mwese, nizere ko mumeze neza cyane. Ndi kumwe n'umutumirwa nisi se ko bitoroshye, reka tugwikaze. Yego. Uratangira utwibwira amazina yawe, tubwiye naho waje uturuka. Yego murakoze. Amazina nitwa Niyogushimwa Jibu, naturutse muri Rwimiyaga, akagari ni aka Kirebe, umurenge ni Bugaragara, umurenge ni Bugaragara, akarere ka Nyagatare. Nkaba nifuje kugira ngo mbonane namwe nganire namwe, kuko numvishe mfite icyo nshaka kubabwira by'umwihariko. So abadukurikiye kuva aho ngaho ugera mu mujyi wa Kigali ni urugendo rufite ibirometero byinshi, amasaha 4 n'igice kugira ngo uve aho ngaho uza mu mujyi wa Kigali. Muvandimwe kuri story zanjye avuga tufasha abantu usura bajya atandukanye ba mugane wawe, atari ko mfite intimba ku mutima, mfite byinshi nshaka kuganira nawe, mfite umusaraba w'ubuzima. Ikintu cyambabaje cyane kuri we yarambwa ati nta mpuhwe z'umubyeyi nzi, niyo mbona abana batemberana ba nyina nkabona umubyeyi ahetse umwana, ndibaza ati kuki ngewe bitambayeho. Tubikaze utubwire story ihere mumeze, tubwire niki kikwiceje hano, niki cyatumye uva hose ukaza kundeba no kuganiriza abadukurikiye. Yego murakoze. Kuba navuye muri ako karere kose nkarenda ngera n'ahangaha, numvisha amakuru yawe, numva ko ugenda ufasha abantu, numva ko nanjye wabasha kumfasha, nakwegera ukamfasha, ukaba wabasha kunduhura umutima, kuko nanjye numvaga hari ikiri kungora ku mutima wanjye, nkumva yuko nanjye binkundiye wamfasha. Inyenyeri kubona ya Rubaga mwisho nanjye hari kabasha kumbona,
inyenyeri isakara mu bantu, igatanga umunezero mu bantu, kandi imurikira kure abatari mu mujyi wa Kigali n'abatari hano nicaye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro za Gikondo n'umerereye. So baganirize story witangire, umwanya ni wawe. Murakoze kumpa umwanya. Nakuze numva ko mama ntawe uriho, nje gufata amakuru, n'ubundi numva ko mama yansize mfite umwaka umwe, ubwo nsigama aho ngaho muri iyi nzu twabagamo, nimba yari iwe se nimba yari yarakodeshaga sinamenye uko byari bimeze. Abambonye barangije bangiriye impuhwe, barantoragura, barandera kurinda kungana gutya. Niyo mpamvu nanjye nabaganye kugira ngo mubashe kumfasha. Turaza kugendana neza. Ufite umwaka umwe nibwo wagize gutya, ubona umugira neza, aragutoragura, arakurera. Yego, nk'uko wabimbwe kuri telefone. Mu myaka 9 byaje kugenda bite? Uwo muntu akikurera waje kuhavute? Mu myaka 9 atangiye kunyereka ubuzima butari bwiza, atangira kuntoteza, atangira kumbwira amagambo mbabaje umutima. Nanjye mpera ko mfata umwanzuro wo kuvuga iti reka ngende njye gushaka ubundi mibereho, uko nabona imibereho wenda ko ubuzima bwanjye bwakomeza. Nza gukomeza nitangira gushaka akazi k'ubushumba kugira ngo ndebe ko ubuzima bwanjye bwakomeza. Myaka 9? Muri iyo myaka 9 akazi k'ubushumba nagakoze gutyo batampemba, nkakora mbabaye numva mfite intimba, batampemba. Mari gukora maze kujya mu myaka 11 batangira kugenda bampemba 2,000, 1,000, mbega yampereza urucagucagu. Nkura muri ubwo buzima kurinda aho ngeze mu myaka 15. Ufite ngahe ni mutaribanga? Ubu mfite imyaka 23. Yego. Komeza muri ubwo buzima. Wabanjije kugenda uragira bataguhemba, ngo bakumenyeraga wenda icyo kurya n'icyo kunywa naho urara? Yego. Batangira kuguhemba umaze imyaka 3? Maze imyaka 3. Wari ufite 12, 13? Yego. Yego. Aho hantu warahakomereje wakora cyangwa waje kuhava? Naje kugeraho ndahava, maze kugenda ayo mafaranga mu gihe bampezaga 1,000 nagendaga nkibika, ngeraho ndavuga iti reka ndebe uko njya gushaka umubyeyi, ndebe uko nambuka njya mu gihugu cya Uganda, kuko ariho numvishe yuko yari yansize. Umubyeyi neza, tubwira icyakuvanye mu Rwanda werekeza mu gihugu cy'Ubuganda, wenda tubyinjiremo neza. Cyamvanye mu Rwanda nerekeza mu gihugu cy'Ubuganda. Cyamvanye mu Rwanda n'intimba, nari mfite umubyeyi numva nshaka kugira ngo mubone mfite igishika cyangwa agakikantera mu mutima wanjye, nkumva nshaka kubona umubyeyi. Akadomo noneho. Mama wawe yagutaye ufite umwaka umwe, abantu baragutoragura bakurera mu myaka 9. Yego. Hanyuma baza kugufata nabi nk'uko bamwe bagutoteza nyine n'abana babo uza kuvaho ngaho. Yego. Wavuye mu Rwanda ugivuga no gushaka umubyeyi wawe se wari ufite amakuru ko ari hari, wari ubizi neza ko ari hatuye? Oya, ntabwo nari nzi ko ari hatuye, kuko nakuze bambwira yuko mama yakomeje ajya mu gihugu cya Malawi. Ubwo mu gihugu cya Malawi naravuze ati wenda ashobora kuba yaragarutse mu gihugu cy'Ubugande, reka nanjye mfate inzira ngende njye kureba ko wenda narangisha, ndebe ko namubona, ngende mbaririza ndebe ko namubona. Ubwo wari ufite imyaka ingahe cyangwa hari mu uwo mwaka? Hari mu mwaka 2018. Yego. Yego. Ugere Bugande, gusa wajya utanga amatangazo, wagiye ubaririza, tubwire urugendo rw'umusaraba rurimo ngaho muri icyo gihugu. Nagezeyo ngenda mbaza buri umwe wese
bahita se uwitwa Irankunda Alphonsina ntago mwamumbonera mukandanye cyangwa se mukama amakuru yiwe nyirizina y'ahantu yaba aherereye. Uwo mbaje wari wese akambwitereka ntabwo tubizi bigeraho numva birandenze birambabaje ndavuga iti ariko Imana niyo nkuru byange bikunde nzamubona cyangwa se nintamubona ariko bizangora umutima. Waje kuva i Bugande gutugaruka mu Rwanda? Kugira ngo ngaruke mu Rwanda byanyuze mu nzira ndende nagiye nshakisha ngenda mu muhanda numva yuko nagenda nsaba ifoto umuhanda naje ngenda nsaba ifoto mu muhanda kurinda kugeraho ngeze ndi gushaka gusatira umupaka baramfashe bambaza uko ndi kugenda cyangwa se bambaza imva n'imvano y'aho ndimo ndagenda mva. Nanjye mbura icyo mvuga kuko ubwo urumva nari nkiri umwana nimfite n'intimba ku mutima yuko nje ntabonye mama kugera n'aya magingo rero baza kumbona baranyihora bavuga ati ngaho nagende ariko nyine ngenda mfite intimba ku mutima nabo bambera imfura nk'ababyeyi koko abari barakuri uwo mupaka. Abari barakuri uwo mupaka bambera imfura barandeka baravuga ati ngaho genda ubwo nta kundi nyine nimba uri imfubyi se twagufunga azafungurwa nande nabo babyibazaho cyane. Yego. Waje kuva ngaho noneho ugeze mu Rwanda wasubiye mu Mutara wasubiye cyangwa werekeje hano? Naje gusubira mu Mutara n'ubundi ndakomeza ngenda hahandi kugira ngo ndebe ko nabona ka kazi nakoraga ndebe ko nakongera kugakora biranga ubwo ntangira kujya ndara mu maborodire biranga n'ubundi mbona ntibiri kunkundira imvura ikuguye ni kuri kugenda inyagira nza kubona umugira neza noneho ubwo aza kumpa inzu ntangira kuyibamo gutyo muri ubwo buryo nyibamo ni inzu urebye cyari icyumba kimwe nyibamo muri ubwo buryo kurya kwanjye byari intambara ubwo urumva uwo muntu wayimpaye ntiyangaburiraga gusa we cyakoze kwari ukumpa inzu gusa. Tumushimira hari hose nimba kuri icyo Kigali n'ibihumbi 150 tumushimire igikorwa wenda wakoze ni igikorwa cyiza n'isaha ababyeyi badukurikira mu bice bigiye bitandukanye mwese mudukurikiraho muba muri hose uwafasha yafashwa burya atari bamwe wenda mugenda mufasha abanyamitwe ikintu umuntu akazana inkuru ukuntu hari imitwe nyamara hari nk'uyu umwana w'umuhungu warize. Oya ntabwo nigeze niga sinzi n'impuhwe z'umubyeyi sinigeze niga na rimwe sinzi nuko umubyeyi afata umwana we neza ngo amushyigakire cyangwa se akine nawe ibyo ntabyo sinigeze mbona gukina n'umubyeyi kwanjye. wari umuntu ambwira ati iyo mbona abana baseka n'ababyeyi babo kimwe numva nakivanamo umutima. Urakoze cyane. Iyo mbona abana bari guseka cyangwa se bari gukina n'umubyeyi nanjye numva nezere nkumva nanjye umutima noneho nkagiye igishyika cyo kwibaza yuko nta mubyeyi mfite nkagira agahinda nkavuga ati nanjye iyo nza kumubona nakina nawe nanjye koko nazamwitura nkamugabira kuko yabashije kundera. Yego. Ukeka ko ari ihe mpamvu umuntu abakira uruhinja? Mama kuba yarantaye abandeze bambwiraga yuko yansize mfite umwaka nyine ubwo mukundera gutyo ngenda numva yuko yantaye kubera yuko adashaka kugira ngo ashake umugabo afite umwana. Mama numva ngo yantaye muri ubwo buryo. Yego. Uragira ati rwambwa ati saka n'uwanyitirira cyo n'uwanyitirira akavuga ati mwana wanjye n'uwakubwira ati uri umwana wanjye
wari umuhanga ati wahita wumva usubije uri nk'abaranye n'uwiteka. Wambwira yuko ndamwegera nkamubaza umubyeyi uwo ari wese mbonye, nkamubaza yuko yakwemera kumva yuko yaba umubyeyi wanjye, akemera kubyemera ko ari umubyeyi wanjye nyirizina, nkamuhamiriza mu bandi, nanjye nkumva yuko nanezerwa. Ariko nkoze uwo ari wese aranga akampakanira, ahubwo akambwira nabi. Gute ugende mu muhanda rero ubwira abantu bose ngo wambereye mama? Yego. Nuko iyo mpamvu? Impamvu ni ukubera yuko nta mubyeyi mfite cyangwa se nakuze gutyo. Ubwo rero ngera mu muhanda uwo mbonye namukubita amaso nkumva ko ari mama, nkumva ko yambera mama, nkaba numva yuko iteka ryose mama wanjye aho yaba ari binkundiye namubona. Umuvandimwe rero turimo kuganira namwe badukurikiye, ni nk'ingene ndamufasha, ni nk'itangazo turimo turatanga. Yaba waruzi mama we ajya ngo yitwaga nde? Yitwaga Irankunda Alphonsine. Umuntu uzi Irankunda Alphonsine udukurikiye cyangwa nawe nimba adukurikiye, nimba kiriho Imana imworohereze, nimba kandi ibintu atakiriho Imana yonyine mwakire, kuko nta mu myaka 23 ufite utazi mama wawe, ashize mu mwaka 22, nta dushaka guhamya neza kariho cyangwa tukiriho. Ariko kuri screen hariho nomero zanjye, waba udukurikiye uzatubwira ati uno mumama ndamuzi aracyana ariho, cyangwa nawe Alphonsine n'umudukurikiye uzaje kuri nomero ngo ati ndacyariho umwana wanjye rwose mbwo ko nyiriho atahubwo uzamuze nawe. Ikindi yaba inkunga z'amasengesho zo kumufasha, umufashe kumusengere, yaba nimba ari nicyo ufite umufashe, umube hafi, unamworohereze n'ubuzima bwa kuntu umuntu aza kuri kamera agatinya kugira icyo avuga. Rero twiganira ko ari byinshi ndashaka kuvuga, nawe uvuze kwanga byo ngo ntuvuge ntubivuge. Ari ubuzima nimukabone. Mutanzania yararirimbye ati musibone wanacheka wanaumia, nimubone baseka barababaye. Yego. Mbere ni heza musaza, mbere ni heza. Samvugo z'iki gihe n'umusaza ni mbere ni heza. Yego. Kubaho turi hose kubwimwe z'iki z'Imana. Naga ari z'abantu sinizagaca, nizimuwe z'Imana. Kandi Imana ikora no mu bantu. Nizo zamuwerera. Ntuzatangara ugarutse no mubatisa. Kiganiro cyo cyambere umugisha. Cyangwa isama wanjye naramubonye. Ese abadukurikiye babyeyi, nta muntu muri famiye ye cyangwa mu miryango ye muzi no mu mama bakubwiye ko yavukaga he? Bambwiye ko yakomokaga i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo sinamenya ngo ni mu ntara yihe. N'Amajyepfo. Hari Amajyepfo hari avuye n'Iburasirazuba. Amajyaruguru rero Amajyaruguru ni hakurya hari hakurya za Gisenyi, za Ruhengeri, ahantu hose ajya atandukanye. Ni mu Majyepfo. Urakoze cyane. So ntabwo tuza kuganira byinshi, kuvuga menshi ntabwo ariko kuyamara. Yego. Urifuza iki? Ndifuza yuko mama aho yaba ari hose ndamutse mubonye byamfasha nanjye nkabona koko umubyeyi wanjye, nkumva yuko iteka ryose yikiwe n'umubyeyi, nanjye koko nkamura mu maso, nanezerwa cyangwa se nahumurizwa umutima wanjye, kuko ndababaye cyane. Wakubwira ngo wakubaza ngo ubaye hute, nubwo wabimbye nyine byinshi bitandukanye, nkakwibaza ati ubaye hute, wamusubiza ubuzima mbayemo ni ubuzima bukakaye cyangwa se ni ubuzima bubabaje. Kurya kwanjye ni ukurya nabi, ni ukurya bingoye, ubwo ni ukurya rimwe ku munsi. Ubwo nimba ndiye saa sita cyangwa se nimba ndiye saa saba, ubwo ni uko nguko nyine, mbega nabwo mbibona bingoye cyane bimvunye. Kuki udashaka se imirimo ngo wenda ube wakora? Ndagerageza nkakora, ariko nyine nkumva neza yuko iteka ryose ako nkoza, dore ko nkunda gutunda ibisheke, nabwo ntera akagare ku muntu nkagenda nkatunda ibisheke. Mbayeho muri ubwo buzima, urebye ntunzwe n'ibisheke cyane.
ubwo ni uko ugenda ufata ibisheke ugasunikira umuntu ukabageza mu isoko mbese aguha nk'angahe? ubwo iyo musunikiye iyo akabije nka 300. ubwo ugereranyije ni nko kuva hano ugera he? ugereranyije ni nko kuva nk'aha ngaha ugera nk'hano hepfo. ubwo abantu dukurikiye nko kuva nk'aha ugera mu kilometero kimwe. mu kilometero kuko hano nayo nagahazi ni n'ubwa mbere aje i Kigali. ni ubwa mbere rwose. wabibonye ute? nabonye rwose ari ahantu heza cyane. wanyuze i Remera unyura kuri convention. ubwo ntiwambwira ubuce bwose nagiye nyuramo kuko nubwo inzu imeze nk'imizana za nzu za kera. nagenzi ubona cyane nagenzi nyuraho. yego babonye ute Kigali batarayizamo cyangwa hanze y'igihugu? n'ubuzima bw'iwanyu hakurya hariya mu ntara. abatari bayigeramo ni abakumbuza kugira ngo nabo bahagere barebe ibyiza bitatse u Rwanda. u Rwanda ruratatse, u Rwanda rufite ibyiza rwose. yego turasoza rero ubwo abadukurikiye mumufashe kugira ngo abone umubyeyi we. hari n'ababyeyi bashobora kuvuga ati umwana ndishingira kumufasha, ndishingira ko aba umwana wanjye. hari n'ababyeyi benshi bagiye badukurikira barira abantu batazi, ukarira umuntu utazi usanga aba hanze y'igihugu ati nkeneye kumukodesheje inzu, nkeneye cyangwa kumushakira ikindi kintu akora. ubonye igishoro wakora iki? mbonye igishoro hanini cyane najya kwiga mekanike. yego sha nziza narayize kandi umukanishi w'umuntu ufite imodoka ajya mpamagara kuri screen imodoka nzi kuyikora ikintu nkize ni amashanyarazi. yego ariko naraho ngerageza ariko mekanike man courage kandi Imana izagufasha. hari n'umuryo woteka mwishire ujye kwiga mekanike biroroshye. nano kwasara mu biryogo yajya nakwishyura buri kwezi. umuntu akaba ati yango muri gaje kwasara mu bishyize akavuga za nkwishyurira amafaranga wige mekanike. mekanike ni umwuga mwiza. ikintu kibabaje nuko wenda nuza kwiga mekanike hari supana ubona 12 14 17 10 20 kangahe. byose ariko byamenye by'imibare wabimenya. nabimenya nako byabanza kungora kuko nigeze handajya mu ishuri. ntago wifuza kujya kwiga kwiga n'ubundi bushobozi bwo kujya kwiga kuko utazi wenda abenshi ntabwo bazi gusoma no kwandika wenda. ariko ushobora kumenya ati izina ryanjye baryandika gute, wenda nakidefana muri tuntu gutya na gutya. ariko komera urumva warijyamo uramutse ubonye ubwo bushobozi. cyangwa bati umugabo ungana nkanjye najya kwiga mu wa mbere. oya narijyamo kuko kwiga ntabwo bijya bisaza. nanjye njya mbabazwa nuko ngera ku muntu wamubwite se inyuguti yitwa ngo iki simbasha kuba nayimenya akabasha kwinsobanurira inyuguti bikambubaza nkumva yuko iteka ryose ndamutse ngiye mu ishuri byamfasha cyane nanjye. nta bantu ushaka gushimira hano? ndagushimira cyane cyane rwose ndagushimira kuko wabashije kumfasha. nabonye nomero zawe ku mbuga ugenda ufasha abantu impande n'impande. numva nanjye ndamutse nkuganye burya kuko wamfasha. ubwo rero ndagushimiye n'abaturarwanda bose bakumva cyangwa se bari kukureba bose nabo rwose ndagushima imbere yabo. cyane baravuze ngo isi yose izambona cyane rwose. barimo barakubona isi yose irakubona. dusuhuze bagiye kugira icyo bamufasha. dusuhuze bagiye kugira umwanya w'amasengesho kuri we. dushimire buri wese wagize uruhare mu myaka amaze ukagira n'uruhare. nanone tukomeze tuvuge ati umuntu uzi uyu mubyeyi we twavuze amazina ye no kuri screen. murimo murabona hari ifoto iza kugenda itambuka mu kiganiro. wenda bivuze ati turasoza ko hari ifoto igenda itambukamo aho ngaho. ni mama we yari akimutera ari agahinja. iyo foto niyo yabashije kunyohereza n'umuntu yanyuze kuri WhatsApp kuko n'umuvandimwe nta telefone ya WhatsApp afite. yanyuje n'andi mafoto menshi nuko atagaragara neza ko ari ifoto ibasha kugaragaramo amuteruye ari wowe. hadiyo ngo witwa nde? amazina nitwa niyo gushimwa Jibu. ninde wawe ku isoko Jibu? numva yuko ari umubyeyi wa Yanyise.
ngo niko yasizanye isi niyo gushima niyo gushimwa Jibu ubu twamushimira se urebye ahari reka mushimire no kuba yarakubyaye imbwa ntayikuremo ngo amere bavuga ngo squap yego nayo nishimwe ngomba kumushimira cyane yego turagushimiye usubire mu rugendo nanone rw'amasaha ujye gukora ugenda amahoro ngombye kuvuga ngo imbere ni heza murambi kubwira kandi ureke guhangayika ureke kubabara n'ikindi ureke gukomeza ujye mu muhanda ubwira abantu ngo mama wanjye ngo wambere mama abantu b'iki gihe twese ntabwo turi beza ko hari abantu beza najya mirashobora kuvuga ati reka mubere mama tikamufashe n'abandi bakayiteza tikamufashe n'abandi bamama bari mu Burundi bari muri Kenya bari muri Oman bari muri Saudi Arabia bari muri Nuza muri Canada n'abari mu bihugu byitandukanye bose baradukurikira shaka turi ku mwana w'umuhungu tumusigasire kandi ubuzima buzahinduka hari n'umuntu wanga atereka isako tubona useka ugurukana abantu ugira ibiki zitandukanye wazaduha bumwe mu buhamya bwawe yego ndabibijeje nzabubaha kandi vuba arahandi mwabubonye ariko ido nido nzariba turagushimiye yego murakoze dukurikiye twizere ko mumeze neza komeza kuri iki biganiro Kigali News 550 yabagezaho buri munsi hasta la vista.